Haleluya, 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 nshuti bakundwa mwami wacu Yesu Kristo, ndabaramukije muherereye hose, mbifuriza ngo amahoro y'Imana bane namwe, ikaze kuri Bibiane TV, umuyoboro w'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ndabashimye cyane rero mwebwe mugeze hano kugira ngo dufatanye gusangira ijambo ry'Imana yaduteguriye kuri uyu munsi. Ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri naho abantu batabyitaho. Uyu munsi wa none ntangajwe nuko Imana yongeye gushyira ku mutima wanjye amagambo twaganiriye igihe kitari gito, ndetse n'abandi bakozi b'Imana n'abandi bavuga butumwa n'abandi Imana yagiye ituma barayavuze inshuro nyinshi, ariko Imana ivuga rimwe ndetse kabiri naho abantu batabyitaho. Uyu munsi wa none rero nje kubaganiriza ku ijambo rivuga ngo isi itanze amahirwe yo guha gakondo y'isi abayifuza bose binyuze muri digital ID cyangwa se binyuze mu irangamuntu koranabuhanga. Iyo ni irangamuntu, icyo ni icyangombwa kigiye kujya kiranga umuturage w'isi byemewe. Icyo ni icyangombwa kigiye guha gakondo ababihisemo bose y'isi. Nyamara twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje kumukiza Yesu Kristo azava. Nimunyemerere rero dutangire turirimba iyi ndirimbo, kubera yuko ndashaka ko dukunda ijambo ry'Imana, ndashaka kuribakundisha. Rero iyi ndirimbo iravuga uburyo tugomba kubaha ijambo ry'Imana, tugomba gukunda ijambo ry'Imana, tugomba kuryishimira, kuko niryo rufatiro rw'ukwizera kwacu. Nimunyemerere dutangire turirimba mu izina rya Yesu Kristo. Mwabera b'Imana, ishimira ijambo rye, niryo rufatiro rwo kwizera kwanyu. Dore yababwiye byose, ntacyo yabahishe, ntitwabasha kongera kuri iryo jambo ryiza cyangwa kuritubya, kuko ari iry'Imana. Nugera mu kaga, Yesu yasezeranye kwaza kugoboka akakurengera. Amakuba yawe yose akubera umugisha, niyazakweza rwose maze atumushikama, niyazakweza rwose agukomeze. Ibigeragezo nibikugwa gitumo, ubuntu bwanjye buzaba buhagije. Ibirimi by'umuriro ntibigutinyishe, bizakongora ibyaha, usigara utunganye, bizakongora ibyaha bikuboneze. Unamba kumana ntizamuhemukira, ntizamuharira umubisha na hato. Nubwo ingabo zose z'umwanzi zamusatira, ntizamuhemukira,
ntizamuhemukira, ntizamuhemukira haba na gato. Ngo mwabera b'umwami mwishimire ijambo rye, niryo rufatiro rwo kwizera kwanyu. Dore yababwiye byose, ntacyo yabahishe. Ntitwabasha kongera kuri iryo jambo ryiza cyangwa se kuritubya, kuko ari iry'Imana. Nugera mu kaga, ngo Yesu yasezeranye ko azabana nawe, azakugoboka akurengere, amakuba yawe yose azakubera umugisha, kandi niyo azakweza rwose maze atume ushikama, niyo azakweza rwose agukomeze. Ibigeragezo n'ibikugwa gitumo, ubuntu bwanjye buzaba buhagije. Ibiri mu by'umuriro ntibigutinyishe, bizakongora ibyaha, bizagutunganya kandi bizakongora ibyaha bikuboneze. Unamba ku Mana ntizamuhemukira, ntizamuharira umubisha na hato. Nubwo ingabo zose z'umwanzi zagusatira, humura, ntizaguhemukira, ntizaguhemukira, ntizaguhemukira habe na gato. Nimunyemerere dusenga Imana. Data mu izina ryawe Yesu Kristo, turagushimye. Uri Imana yera, uri Imana ikomeye, uri Imana ikiranuka. Ducishijwe bugufi no guha icyubahiro izina ryawe, ducishijwe bugufi no kugushima, no kukwiyegurira umwanya wa none, kugira ngo uze ube umugenga wacu, kugira ngo uze utubere umuyobozi muri byose. Tugiye kuvuga rero ijambo ryawe muri aka kanya. Ijambo ryawe niryo riduhindisha umushyitsi, ijambo ryawe kandi ngo abafite imitima ihindishwa umushyitsi naryo, iyo mitima niyo wifuza guturamo. Tuguhaye imitima yacu ngo uyiganze uyitegeke, kandi umwanya wose tugiye kumara tuvuga ijambo ryawe, duheje imbaraga z'umwanzi no gukora kwe mu izina rya Yesu Kristo. Ibicantege byose, ugukora kwa Satani n'abadayimoni, turabiheje mu izina rya Yesu Kristo. Duhamagaye imbaraga z'umwuka wera zidushoboza byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Tugarutse ku ngingo tugiye kuganiraho, iravuga ngo isi itanze amahirwe yo guha gakondo y'isi abayifuzaga bose binyuze muri Digital ID. Digital ID ni icyangombwa kigiye guha uburenganzira ab'isi bose kuyigiramo gakondo mu buryo budasubirwaho. Nyamara twebwe abana b'Imana, nubwo turi mu isi, ntituri ab'isi. Ibyo tugiye kubisoma mu ijambo ry'Imana, kandi iryo jambo ry'Imana rifite agaciro gakomeye. Ntitubasha kugira icyo turyongeraho, ntitubasha kugira n'icyo tugabanyuraho, kuko iryo jambo ryahumetswe n'Imana. Nimunyemerere rero dusome ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana nk'uko turisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice ni icya 17, umurongo ni uwa 14 turageza ku wa 18. Yohana igice cya 17, umurongo ni uwa 14 turageza ku wa 18. Haratubwira ngo nabahaye ijambo ryawe, kandi ab'isi barabanga, kuko atari ab'isi nk'uko nanjye ntari uw'isi. Sinsaba ko ubakura mu isi, ahubwo ubarinde umubi. Si ab'isi nk'uko nanjye ntari uw'isi. Ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Uko wantumye mu isi, nanjye niko nabatumye mu isi. Amen. Nubwo turi mu isi bene data, ntituri ab'isi, kandi ijambo ry'Imana rya rindi ryo kwizerwa, rya rindi ryo rufatiro rwo kwizera kwacu, niryo ribihamije. Riravuze ngo sinsaba ko ubakura mu isi, ahubwo ubarinde umubi. Ngo nabahaye ijambo ryawe, kandi ab'isi barabanga, kuko atari ab'isi nk'uko nanjye ntari uw'isi. Nk'uko Yesu Kristo atari uw'isi, natwe tugera ikirenge muke, natwe abo yacunguje amaraso ye, natwe abamwemeye bose bakizera izina rye, uko niko tutari ab'isi. Rero turi mu isi, ariko ntituri abayo. Haleluya, haleluya. Gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana.
nk'uko tubisanga mu ijambo ry'Imana mu Bafilipi igice cya 3 umurongo wa 20 haratubwira uburyo iwacu ho ari mu ijuru. Ijambo ry'Imana riravuze ngo naho twebweho, haleluya, iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza kwazava, ari we mwami Yesu Kristo. Bene data, nimaze kubabwira yuko nubwo turi mu isi ntiturabisi, ahubwo Yesu Kristo yadutoye adukura mu isi. Ijambo ry'Imana mu Bafilipi rirabihamije rero ngo nubwo tubana n'abisi ariko twebweho, ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza kwazava, ari we mwami Yesu Kristo. Uwo nguwo uzahindura uyu mubiri, haleluya, uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Ntucibwe intege n'uyu mubiri wo gucishwa bugufi dufite, ahubwo uwo Yesu Kristo afite ubushobozi bwose n'imbaraga bimubashisha kwigandurira byose. Iyi mibiri yacu rero yo gucishwa bugufi azayishushanya n'umubiri w'ubwiza bwe kwiherezo, haleluya. Ubwo tuzaba dutashye, ntabwo tuzataha ijuru n'imibiri yo kubora, ahubwo imibiri yacu igomba kubanza igahindurwa mishya, kuko iwacu ni mu ijuru. Nubwo turi ku isi twambaye imibiri nk'iy'abisi, ariko dufite kugira ngo imibiri yacu izahindurwe mishya, kugira ngo tuzabashe kuragwa ubugingo bw'iteka, kuko ibibora ntibyaragwa ibitabora. Haleluya, haleluya. Rero turi abaragwa b'ubwami bw'Imana, gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana. Niyo mpamvu rero ushobora kwibaza ngo none se uri uwo mu ijuru gute? Twebwe turi abo mu ijuru, gakondo yacu iri mu ijuru, gakondo yacu ntikiri mu isi, twarabatuwe rwose rwose. Abamwemeye bose bakizera izina rye, haleluya, haleluya, abo ngabo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Nimunyemerere dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice ni icya mbere, umurongo ni uwa 11 turageza ku murongo wa 18. Mwumva uburyo twabaye abana b'Imana tutabikesha ikindi. Twarabatuwe, Yesu Kristo adutora tuvana mu bisi, adukura muri gakondo y'isi, aduha gakondo yo mu bwami bw'ijuru. Ntawagira rero gakondo ebyiri, uhisemo gakondo y'ijuru atakazi y'isi, kandi uhisemo gakondo y'isi, iy'ijuru naho yaba yifite ate, yasubiye inyuma arayitakaza. Nimunyemerere dusome mu izina rya Yesu Kristo ubutumwa bw'Imana na Yohana igice cya mbere umurongo wa 11 turageza ku wa 18. Ijambo ry'Imana riravuze ngo yaje mu bye ariko abe ntibamwemera, icyakora bamwemeye bose, haleluya, ngo kuko twabonye ubwene gihugu bw'ijuru, ngo kuko twabonye gakondo yo mu ijuru, ngo icyakora bamwemeye bose, abameye Yesu Kristo bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana, haleluya, ubwayo. Jambo uwo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Yohana yahamije iby'uwo avuga yeruye ati, uwo niwe navuze nti uzaza hanyuma niwe unduta, kuko yahozeho ntarabaho, kandi bimwuzuye akaba ari byo twahaweho twese n'ubuntu bukurikira ubundi, kuko amategeko yatanzwe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri byo byazanywe na Yesu Kristo. Uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana, ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se niwe wayimenyekanishije. Haleluya, haleluya. Turi mu isi rero nk'abashyitsi n'abimukira, turi mu isi nk'abashyitsi n'abimukira, ibyo kandi ijambo ry'Imana rirabihamya.
Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaheburayo, igice ni icya 11, umurongo ni uwa 13 kugeza ku wa 16. Abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiroraga biri kure cyane, bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Ngaho aho dukomora ijambo ry'uko turi abashyitsi n'abimukira mu isi. Rero abashyitsi n'abimukira mu isi ntibaba bafite gakondo mu isi. None uyu munsi isi ngo itanze amahirwe yo kugira ngo abayituyeho bose bagire gakondo mu isi. Ariko twebweho ijambo ry'Imana rya rindi ryo kwizera, rya rindi ryo rufatiro rw'ukwizera kwacu, riratubwiye ngo abatubereye intwari mu kwizera, abatubereye icyitegererezo mu kwizera, abo bose ngo bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ngo ahubwo babiroraga biri kure cyane, bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira. Rero abangaba tugomba kugera ikirenge mu cyabo. Niyo mpamvu natwe ntago tugomba kugira gakondo mu isi, ahubwo tugomba kuba mu isi nk'abashyitsi n'abimukira. Abavuga batyo rero baba berekana yuko bashaka gakondo. Haleluya! Turashaka gakondo, kandi gakondo yacu turabizi neza iri mu ijuru. Erega twarabatuwe rwose twarabatuwe, ntago tukiri ab'isi, ahubwo gakondo yacu ni mu ijuru. Kandi aho tubikomora twahabonye nuko Imana ubwayo ntikorwa isoni no kwitwa Imana yacu, ntikorwa isoni no kwitwa data. Turi abana bayo yibyariye binyuze mu maraso ya Yesu Kristo. Rero ngo iyo baba barakumbuye, iyo bavuyemo, baba barabonye uburyo bwo gusubirayo. Ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza. Natwe uyu munsi wa none turi mu isi, naho isi yaryoha ite, naho isi yaba nziza ite, ngo iyo baba barakumbuye, iyo bavuyemo, baba barabonye uburyo bwo gusubirayo. Natwe iyo aba twari dukumbuye, iyo twavuye tubaturwa na Yesu Kristo dutora dukura mu isi, twakabonye uburyo bwo gusubirayo. Uyu munsi isi itanze amahirwe, itanze uburyo bwo gusubirayo. Abari baravuye muri gakondo y'isi bakinjira muri gakondo y'ijuru, uyu munsi isi itanze amahirwe ngo yo gusubira muri gakondo y'isi. Ariko uyu munsi wirinde guhitamo nabi, ngo uhitemo kuba gakondo, kugira gakondo y'isi. Uhitemo ahubwo kwegukira gakondo y'ijuru. Ngo ariko noneho barashaka gakondo. Natwe uyu munsi wa none ntidushaka kugira gakondo mu isi, ahubwo twarabatuwe tugira gakondo mu ijuru. Ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza. Naho isi yaba nziza ite, naho baririmba ngo isi iraryoshye gute, nta gakondo nziza yaruta gakondo yo mu ijuru. Ngo ariko noneho niyo mpamvu bashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, ariyo yo mu ijuru. Haleluya! Nicyo gituma Imana idakorwa isoni. Haleluya! Ubwo dushaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, niyo mpamvu Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu. Imana yatwiteguriye umudugudu bene data. Kwizera niko kuduhesha gakondo. Kwizera Yesu Kristo nibyo biduhindura abana b'Imana. Twabibonye uko twahindutse abana b'Imana, ngo Yesu Kristo yaje mu bye, ngo abe ntibamwakira, ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, abo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Turi abana b'Imana rero, gakondo yacu ntikiri mu isi, gakondo yacu iri mu ijuru. Uyu munsi wa none rero ngo isi itanze amahirwe ngo yo guha gakondo abayituye bose, kugira ngo bagire gakondo mu isi. Nyamara kugira gakondo mu isi bidutesha ya gakondo yo mu ijuru twamaze kwakira kubwo kubyarwa n'Imana. Hitamo neza rero, uhitemo gakondo yo mu ijuru. Kandi guhitamo gakondo yo mu ijuru ntago bikwemerera gutunga gakondo yo mu isi. Niyo mpamvu rero uyu munsi nagira ngo mbabwire ngo
n'ubwa mbere mu mateka y'isi hagiye kubaho ibarura ry'abatuye isi yose kugira ngo bahabwe ubwenegihugu bw'isi, kugira ngo bahabwe gakondo y'isi, kugira ngo bahabwe impapuro, kugira ngo bahabwe ibyangombwa bibemerera kuba muri gakondo y'isi, kuba muri gakondo y'isi. Abaturage b'isi bose rero nibamara kwiyandikisha ko bafite gakondo mu isi, bazahabwa n'ibyangombwa bibishimangira kandi bibemerera gutura mu isi nk'abayo, nk'abahafite gakondo. Nibwo rero hazabaho umukwabu ukomeye wo guhiga abadafite ibyangombwa cyangwa se abadafite uburenganzira bwo gutura mu isi nk'abahafite gakondo. Umubwiriza we yabivuze neza, arabivuga ngo nta gishya munsi y'ijuru, ibyabaye nibyo byongera bikabaho. Tubona rero yuko igihe ab'isi bose bazaba bamaze kwiyandikisha ngo bagire gakondo mu isi binyuze mu irangamuntu koranabuhanga, nibwo hazabaho umukwabo wo guhiga abadafite uburenganzira bwo kuba mu isi, abadafite uburenganzira bwo kugira gakondo mu isi. Umubwiriza rero nk'uko yabivuze, hari ibyabaye ku batubanjirije ngo yewe ngo n'isi ntiyari ikwiye ko bayibamo. Uyu munsi rero kuko batubeye ibyitegererezo mu kwizera, nagira ngo turebe uko bari babayeho ubwo bari badafite gakondo mu isi. Natwe uyu munsi ntitwifuza kugira gakondo mu isi kuko turagera ikirenge mu cyabo, babaye intwari mu kwizera kandi gakondo yabo ni mu ijuru. Barahamije ngo bari mu isi nk'abashyitsi n'abimukira. Natwe turi mu isi nk'abashyitsi n'abimukira. Ni mu nyemero dusoma icyo gice cya 11 cy'Abaheburayo, turahera ku murongo wa 36 turageza ku wa 38, ngo abandi bakageragereshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko ndetse no kubohwa no gushyirwa mu mazu y'imbohe. Ngabo batubanjirije bakaba intwari mu kwizera kuko batari bafite gakondo mu isi, bahuye n'akaga gakomeye kugira ngo bayibirukanemo babajyane iwabo muri gakondo yabo yo mu ijuru. Ngo rero ngo nicyo cyatumye bicishwa amabuye, bagakerezwa inkerezo, bakageragereshwa kwicishwa inkota, bakazerera bambaye impu z'intama n'iz'ihene, ndetse banyazwe byose, bakababazwa, bakagirirwa nabi. Ngo yemwe n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo, bazereraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga. Abo bose nubwo bamaze guhamywa neza kubwo kwizera kwabo, nyamara ntibarahabwa ibyasezeranijwe, kuko Imana yatugambiriye ikirushaho kuba cyiza kugira ngo abo badatunganywa rwose tutari kumwe. Nubwo babaye ibyitegererezo mu kwizera, bagahakana gakondo yo mu isi bakegukira gakondo yo mu ijuru, bagahitamo kuba mu isi nk'abashyitsi n'abimukira, igihe cy'umukwabo cyarageze barabahiga, bakajya bazerera. Ngo yemwe n'isi igeraho itari ikwiriye ko bayibamo kuko bazereraga mu mavumo no mu bihanamanga no mu masenga. Bene data, niwanga gufata gakondo yo mu isi binyuze muri digital ID, nawe nuko uzazerera, uzamburwa byose kugeza naho isi izaba itagikwiye yuko uyibamo. Rero haranditse ngo yemwe n'isi ntiyari ikwiye ko bayibamo, ku murongo wa 38 w'icyo gice cya 11. Natwe rero ab'isi nibamara kwemera ko gakondo yabo ari isi, bizagaragara ko natwe isi idakwiye ko tuyibamo. Nyamara mwibuke ko twebwe gakondo yacu iri mu ijuru. Ntabwo rero wagira gakondo ebyiri, uragira isi ho gakondo cyangwa ugira ijuru ho gakondo. Abafite gakondo w'isi rero bagiye kurushaho kuba babi, hanyuma abahakanye gakondo y'isi bakegukira gakondo yo mu ijuru bagiye guhura n'akaga gakomeye, kandi bagiye kurushaho gutunganywa kugira ngo babone uko batahanwa iwabo. Urukundo rw'isi rugiye gushira mu begukiye gakondo y'ijuru burundu, basigare banga isi n'ibyayo, ahubwo barangamiye ijuru, ahubwo bahanze amaso aho umukiza Yesu Kristo azaturuka. Rero uyu munsi wa none, kuko ijambo ry'Imana ryabihamije
ko ab'isi bazatwanga. Nta kindi kizatuma batwanga, bazatwanga baduhora ko Yesu Kristo yadutoranyije adukura mu b'isi. Igihe rero kirageze kugira ngo isi tugaragarize urwango kuko twahakanye gakondo y'isi, ahubwo igihe kirageze ngo badutahane, baducyure muri gakondo yo mu ijuru. Kandi natwe turifuza iyo gakondo, aho tuzaba tutarira, aho tuzaba ubuziraherezo, ahataba urupfu, ahataba amarira, ahataba amaganya, ahataba inzara, ahataba ikibi cyose. Ni munyemero dusoma ijambo ry'Imana twumva uburyo isi igiye kurushaho kutwanga, ariko nitwanga tuzamenya ko yabanje kwanga ababaye intwari mu kwizera, abakurambere n'abahanuzi, intumwa na Yesu Kristo ubwe. Isi yarabanze, kandi ngo nta mwigishwa uzaruta umwigisha, nta n'umugaragu uzaruta shebuja. Natwe rero ubwo twubakiye ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, niyo mpamvu isi ubwo yanze Yesu nabe, natwe ntizabura kutwanga, ndetse izatwereka ko itagishaka ko tuyibamo, ndetse ishaka kutunyuza n'ibusamo kugira ngo dutahe tujye iwacu muri gakondo. Reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice ni cya 15, umurongo nuwa 23 turageza ku wa 27. Yohana igice cya 15 23 kugeza kuri 27. Uko ab'isi banga Yesu kandi bakanga nabe. Ariko duhereye kuri 18, ijambo riravuze ngo ab'isi nibabanga mumenye ko babanje kunyanga batarabanga. Uwo ni Yesu Kristo wabyivugiraga. Iyo muba ab'isi baba babakunze, ariko kuko mutari ab'isi ahubwo nabatoranije mu b'isi, nicyo gituma ab'isi babanga. Ntago turi ab'isi bene data, nubwo tuhari nk'icumbi, tuhari nk'abashyitsi, tuhari nk'abimukira. Ngo iyo muba ab'isi baba bakunze, ariko kuko mutari ab'isi ahubwo nabatoranije mu b'isi, nicyo gituma ab'isi babanga. Nibuka ijambo nababwiye nti umugaragu ntaruta shebuja. Niba barandenganyije namwe bazabarenganya, niba bitondeye ijambo ryanjye n'iryanyu naryo bazaryitondera. Ariko ibyo byose bazabibagirira babahora izina ryanjye, kuko batazi uwantumye uwo ari we. Iyaba ntaje ngo mvugane nabo ntibaba bafite icyaha, ariko noneho ntibafite uko biregura icyaha cyabo. Unyanga aba yanze na Data. Iyaba ntakoreye muri b'imirimo itakozwe n'undi muntu, nta cyaha baba bafite, ariko noneho barayibonye, nyamara baratwanga jyewe na Data. Ariko byabaye bityo kugira ngo ijambo risohore ryanditswe mu mategeko yabo ngo banyangiye ubusa. Ariko umufasha uwo nzabohereza ava kuri Data, ariwe mwuka w'ukuri ukomoka kuri Data, azampamya, kandi namwe muzampamya, kuko uhereye mbere na mbere mwari kumwe nanjye. Tugeze mu gihe rero cyo guhamya bene data. Nubwo isi igiye kurushaho kutwanga, iduhora yuko tutarabayo, iduhora yuko tutayifitemo gakondo, iduhora yuko twayitowemo tukashyirwa muri gakondo yo mu ijuru, igiye kurushaho kutwanga. Ni igihe rero cyo guhamya. Tuzashobozwa byose rero na Kristo uduha imbaraga. Rero hagiye kuba umukwabo wo guhiga abadafite gakondo mu isi. Mbese witeguye ute? Twebwe iwacu ni mu ijuru, gakondo yacu niho iri. Rero iyo umukwabo ubaye, muzi uko bigenda. Utemerewe gutura mu isi wese, udafite gakondo mu isi wese, azafatwa, ubundi afungwe, ubundi asubizwe iwabo. Mbese iwacu niba ari mu ijuru, tuzambuka rwa ruzi dute ngo tugere hakurya? Urupfu rero bene data niryo rembo mwitinya, niryo rembo ritwinjiza mu bugingo. Umwuka wera umufasha narwo azadufasha kurwambuka, azadufasha kurwihanganira. Niba yaragendanye natwe ku iherezo tugiye kwambuka, ntago aribwo azadusiga. Muhumure, umwuka wera umufasha twahawe uzadusha
azadushoboza byose, azadufasha kwihangana ndetse adufashe no kwambuka ya nkombe ya rwa ruzi ari rwo rupfu, amazi maremare y'urupfu tuyambuke tugere mu ijuru. Umukwabo rero ugiye kuba, ni igihe cyo kuwitegura kugira ngo twitegure kwambuka dusubira iwacu muri gakondo, kuko twahakanye gakondo y'isi, ubwo dufite gakondo iwacu mu ijuru, niho rero tugiye gucyurwa tujya. Haleluya, haleluya. Twanze kugira gakondo mu isi, ahubwo gakondo yacu ni mu ijuru. Nubwo isi yari itanze amahirwe ngo abantu bose bibaruzwe bagire gakondo mu isi, twe turabihakanye. Ntibikabe ko tutakaza gakondo y'ijuru ngo twegukire gakondo y'isi. Ntago rero iyi mibiri ibora yabasha kuragwa ukutabora. Ibyasezeranijwe Yesu yadusezeranyije nta kindi, ni uguhabwa ubugingo bw'iteka, ni uguhabwa ubugingo buhoraho. Nimunyemerere rero dusoze dusoma ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, igice ni cya 15, umurongo ni uwa 40 turageza ku wa 58. Bene data, kandi hariho imibiri yo mu ijuru n'imibiri yo mu isi, ni ukuri, ariko ubwiza bw'iyo mu ijuru buri ukwabwo, n'ubw'iyo mu isi nabwo buri ukwabwo. Ubwiza bw'izuba buri ukwabwo, n'ubwiza bw'ukwezi buri ukwabwo, n'ubwiza bw'inyenyeri buri ukwabwo, kuko inyenyeri imwe itanganya ubwiza n'indi nyenyeri. No kuzuka kw'abapfuye niko kuri, umubiri ubibwa ari uwo kubora, ukazazuka ari uwo kutazabora. Bene data, haleluya. Kuzuka rero bivuze kubanza ukanyura mu rupfu, ukambuka, ukazukira kutabora. Iyi mibiri ibora izapfa, isubire mu gitaka aho yaturutse, hanyuma twambikwe kutabora. Ubibwa ufite igisuzuguriro, ukazazuka ufite ubwiza. Haleluya. Ubibwa utagira intege, ukazazurwa ufite imbaraga. Ibyo tubyitegure bene data. Ubibwa ari umubiri wa kavukire, ukazazurwa ari umubiri w'umwuka. Niba hariho umubiri wa kavukire, hariho n'uw'umwuka. Uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari we Adamu yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Ariko umwuka si ubanza, ahubwo habanza umubiri, ni ubanza hagaheruka umwuka. Haleluya. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka ari uw'ubutaka, naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru. Nk'uko uw'ubutaka ari, niko n'ab'ubutaka bandi bari, kandi nk'uko uw'ijuru ari, niko n'ab'ijuru bandi bari. Kandi nk'uko twambaye ishusho y'uw'ubutaka, niko tuzambara n'ishusho y'uw'ijuru. Nuko bene data, icyo mvuga ni iki, yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana. Haleluya. Kandi bibora bitabasha kuragwa ibitabora. Ni ngombwa yuko twambuka, tukamburwa iyi mibiri ibora kugira ngo tubashe kuragwa imibiri itabora. Nta kundi rero tuzambuka tunyure mu rupfu. Dore mbamenera ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa, kuko hari abazasinzira bakazukira ubugingo buhoraho, ariko hari n'abatazasinzira, ariko imibiri yabo yo kubora y'igitaka izahindurwa. Rero niryo banga, ngo ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa. Mu kanya gato ndetse mu kanya nk'ako guhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga, impanda izavuga, kuko abapfuye bazurwe ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Haleluya. Kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzambikwa kudapfa. Ariko uyubora numara kwambikwa kutabora, n'uyu upfa ukambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Haleluya. Warupfuwe, kunesha kwawe kurihe? Warupfuwe, urubori rwawe rurihe? Ibyaha nibyo rubori rw'urupfu, kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko. Ariko Imana ishimwe iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Nuko bene data bakundwa, mukomere mutanyeganyega, murushaho iteka gukora imirimo y'umwami, kuko muzi yuko umuhati wanyu atari ubusa ku mwami. Amen, amen. Rero tuzaragwa imibiri itabora, tubanje kwamburwa imibiri ibora. Rero ntimugatinye urupfu, ahubwo hari indirimbo njya nkunda ngo ningera ku nkombe ya rwa ruzi uzampe gutinyuka,
amazi maremare y'urupfu nyambuke ngere mu ijuru, nzaririmba indirimbo zishimwe, indirimbo zigusingiza. Ni ukuri tuzambuka tujya iwacu heza muri gakondo, kandi umukwabu uri hafi kuba, kugira ngo batwirukane muri iyi si, hanyuma twambuke tujya iwacu ibudapfa muri gakondo. Rero nubwo turi mu isi, tuhari nk'abashyitsi, tuhari nk'abimukira, gakondo yacu iri mu ijuru, ariko twebweho iwacu ni mu ijuru. Isi rero nubwo itanze amahirwe yo kugira gakondo mu isi, turabihakanye, ntidushaka gakondo mu isi, ko kugira gakondo mu isi bituma dutakaza gakondo y'iwacu heza mu ijuru. Nuko rero dushikame, dukomere, ahubwo igihe nikigera bagashaka kutwambutsa mu rupfu ngo tujye muri gakondo yacu, ntituzatinya, ahubwo dusaba Imana imbaraga izaduhe gutinyuka. Data, ndagushimye, ndaguhimbaje, wabanye natwe, uduhe guhitamo gakondo iruta izindi zose yo mu ijuru, kandi nitugera ku nkombe ya rwa ruzi ngo twambuke, uzaduhe gutinyuka, amazi maremare y'urupfu tuyambuke tugere mu ijuru. Imbaraga z'umwuka wera zizadushoboza byose. Ubwo zagendanye natwe, ntago umwuka wera azadusiga. Tugeze ku nkombe ya rwa ruzi, y'amazi maremare y'urupfu, tuzayambuka mu mbaraga z'umwuka wera. Amen, amen. Ndabakunda, amahoro y'Imana bane namwe. Bye bye. As long as you download the game, we will give you $200 for free. Hello everyone, I am the boss of this game.